ado mukarangije ntabwo nakumvaga neza tangira umbwire. umuhungu yahamagaye wumva Umuhungu ubwo umuntu ashaka kugutereta ngo ni umuntu wamuhaye nimero yanjye Imana ishimwe ubwo ari yamukangiye turavugana amucokoza amubaza ibibazo bingahe twumvishe ukuntu ari kubisubiza mukamubwira ngo reka wowe sinone ukundana nawe ahaguma ambwira ibintu abona sinzumva arangije akanguye ngo umuhungu w'itereta ubyo biragata ntabwo nkumva ntabwo nyumva avuze ngo iki nyine ahita ambwira ngo umuhungu w'itereta ujye umubwira ngo yigurire agacupa kubera iki ngo ntabwo ntabona yasanze ibikode byarakwinjiye nabi ntamubabize ndetse ubundi ukuri kumbwira ngo ushaka kunkunda ngo wankunda ugamije aravuga ngo nshaka umukobwa uzajya umara siteresi ashaka kandi umukobwa uzajya umuhamagara ku kazi nkumva ameze neza nta kibazo ndatuje ndamugira ngo ibyo gusohokera umuntu uzajya umwitaho n'ibyo avuze ku myaka ingahe ya 20 ukaba utekereza ibyo bintu imyaka ingahe 20 umuhungu w'imyaka 20 aracashaka guteretana n'abakobwa ngo bamare irungu nyine bamukora siteresi kwishimisha cyangwa ngo kwishimisha gusa nyine nibyo ashaka ndabagira ngo rero wayageze ntabwo bayishimishaho genda ushaka abandi bishimishaho tu nta gahunda nzima nafite Jesus ubundi urangiza nshaka nimero yawe maze ubundi ngo wankundiye ngo ushaka uteme ngo nyine nka datayizi kawe niko ushaka ngo agace datayizi ndi umuntu w'uruza nkanjye gito nyine mwakunda agatahe kawe ngo nibyo ashaka nzajya ndamubwira bashaka ahubwo kura mu mutwe ugira ushaka agira ubwenge bwo kuvuga ngo azashaka umugore agira amushinga nawe wamwemeje twamuciye amazi wa umuntu wakutse nyine abanje ndamwica mu mutwe andikeye ko namubazaga ngo wumva umuntu w'amamwumbikiye yarageza atazi ko ndi kumukuramo amakuru ndetse ndabumva nakureka ngo ngiye kubakunda ngomba nageze kubakunda uretse ambere konare zifite ntabwo numva mbwira simukadi cyangwa yaje kuyifata nakoreshaga iyi ngiyi ejo amayinite barayatwara nitange ihita ashyiramo ya
Ongera kumpamagara. Sheri. Karame. Ariko hata sinaguterese neza. Naterese neza naho katomboye. Naho natomboye. Sheri, burya naguterese murumva. Nyine hari ukuntu nyine ujya umbwira nk'abantu baguterese nyine wumva nawe nyine sinzi ukuntu nyine wajya wisubiza nk'aho nyine utarateretwaho ukagira ukavugisha abandi bana. Umutima mpita ntekereza wowe. Ntabwo ninjya wakumenyereje nabi kuzajya nkubwira amagambo y'abantu bakuru ari macuwa uzabona usigaye ndetse ni nawe. Aho muri byiza. nyine ntabwo ari nabi ariko nyine ufite ukuntu nyine kubera ibyo tuvugana n'amagambo unyumvaho hari ukuntu uvugana n'abandi ukumva nyine bari hasi ukabafeka. Nk'ibyo ngukorera nyine ukareba nyine sinzi nyine ngeraje n'uburyo wambwiye uwo muhungu ukuntu yaje agutereta n'ibyo wamubajije nawe natwizere ko tuvuye ku ndake asanga agace kari kumwe n'umukobwa akabwira ngo kugira umukanda uranga mushiki wanjye ngo mumuterete ngo uyu mukobwa amujyane ngo ndakaraye akantu mukaruta ngo musanze wawe ndarambwiye ngo nimba nguterete arankubita kandi twizere yari amaze kumwaka umusheri we wari wari kumwe ako yoroshye aguma ajyangana n'uwo mukobwa bari kumwe ngo ntabwo ari akakaritsiye ariko kapeye hakurya kandi nawe bambwiye ngo nimba gutereta ngo arankubita. shira ubundi kamubwire ushaka kunyereka se ndamuseka amubwira ngo igiye kure. sheri wanjye buriya uko nkukunda uko nkunda ku bwanjye uzi ko mba mbona nta wundi musore wagushobora kugutereta keretse wenda ari nka wabigizemo uruhare ukavuga uti reka ncishe make nyine nsubire hasi ariko urwego ugezeho ugomba kumenya ikintu kimwe cyonyine. Umusore wese ujye kugutereta ntabwo azanduta sibyo? oya ntabwo yakubitamo cyane. wenda dufate ibindi tubishyire ku ruhande uko umuntu yahemuka agahemukira undi wenda tubifate ko wamemukira ukabishyira ku ruhande ariko icyo nzi cyo haba wowe haba njyewe ndamutse memutse n'ubundi nazicuza nawe ndabizi kandi wazicuza uramutse uhemutse. hari ukuntu umuntu ubundi aho ukuntu nyine twafite ntabwo niyo mpamvu umuntu abikora amufasha akadukoresha kumbwira akubwira ngo agire masa ariko afite ikintu yigisha ariko umuhungu wa nawe gerageza reza ntabwo twumvikana neza. ubundi nuko ndahindura telefone ahantu ngaho mbwira niba ari kunyumva ashiraza ntabwo guteka amasasu agomba gushaka abagiye nyambura cyangwa n'ahandi
nta network ufite, nta kintu na kimwe. Gusa nyine icyo nakubwira cyo uri kunyumva? Thank you.